Dutangira umukobwa yambara imyenda y'ishuri asa nk'umuntu ugiye ku ishuri. Hanze hari umusore ukiri muto uri kumwitegereza. Umukobwa ahindukiye aba aramubonye, arikanga. Umusore abonye ko umukobwa yamubonye ahita agenda. Ubwo umukobwa yihuse ajya muri salo agiye kubwira nyina ko hari umuntu wari uri kumurunguruka mu idirishya. Ageze muri salo yaratunguwe. Yasanze wa musore ukiri muto ari gusomana na nyina ari umukunzi we. Gusa umusore yari afite ikindi kintu ashaka. Nyina abonye umukobwa we abagezeho aramubwira ati bite mukundwa, suhuza uyu muntu ni boyfriend wanjye. Umuhungu asa nk'umuntu ufite isoni abwira umukobwa ati bite nitwa Keve. Umukobwa amusubiza nabi aramubwira ati uri indaya. Umuhungu na nyina barumirwa. Nyina yihuse afata umukobwa we amujyana hirya ngo yumve ikibazo afite. Arakaye cyane nyina abaza umukobwa we ati uku niko uvugana na mama wawe? Umukobwa aramusubiza ati mama uriya musore yandungurukaga mu idirishya. Nyina ntiyabyizeye aramubwira ati mbega kubeshya, utekereza ko kubera ukiri umwana umuntu wese aba akureba? Umukobwa abwira nyina ati ndakwinginze mama, uyu muntu muvane hano. Nyina aramubwira ati oya, ahubwo agiye kubana natwe kuva uyu munsi. Umukobwa aravuga ngo iki? Ako kanya wa musore aba arahageze arababwira ati twese ndabona twambaye amakoti, ahari twese twafata ibya mu gitondo turi kumwe nk'umuryango. Umukobwa ntiyabyishimiye ariko araceceka. Nyina ahita ababwira ati yego rwose yaba ari byiza cyane, ahubwo reka mbategurire agakawa. Nyina yagiye gutegura agakawa asiga umukobwa ari kumwe n'umusore. Umukobwa arangije abwira umusore ati njye ngomba no kwigira ku ishuri. Atangira gupanga amakayi ye ngo yigendere. Mu gihe umukobwa ari gupanga amakayi ye, umusore arangije aramwitegereza bisa nkaho yamukunze. Umukobwa nawe nta kintu yabaga yitayeho, yambaraga uko ashaka. Umusore yitegereza umukobwa kuva hasi kugera hejuru abona umukobwa ni mwiza. Muri ako kanya umusore yarobye, haje umuntu amuhindukiza umutwe, kumbi yari mama w'umukobwa. Ahita amubwira ati ese twakora ikindi kintu cyiza cyane kuruta ifunguro rya mu gitondo? Umusore aramubwira ati koko se byiza cyane, ariko reka mbanze ajye koga vuba vuba, sibyo? Umukecuru nyina w'umukobwa abwira umusore ati yego rwose ugire vuba. Hashize akanya umusore arangije koga agaruka muri salo abona ahantu yasize wa mukobwa ntihakiri, yambaye n'imyenda y'ishuri. Umusore arongera aramwitegereza, areba hirya no hino ko ntawe ubareba cyangwa ubabona, arangije aramwegera aza ari kumubwira ati uracyari hano? Ndagira ngo unyumve, ahari njye nawe twamenyana cyane. Umukobwa atangira gukuramo imyenda. Umusore arishima. Umukobwa azunguza agatoki amucira isiri ngo aze bagire uko bigenza. Umusore aravuga ati bwa nyuma na nyuma uri gutuma amera nk'umusazi. Arangije umusore aramwegera atangira kumusoma ku ijosi. Umukobwa ahindukiye, umusore abona ni nyina w'umukobwa. Aratungurwa aramubwira ati Emily ni wowe? Nawe aramusubiza ati yego ni njyewe. Arongera aramubwira ati nabonye ko witegerezaga umwana wanjye yambaye imyenda y'ishuri, mbona imyenda y'ishuri ituma uhinduka, nanjye nayambaye rero ndashaka kuba umunyeshuri wawe. Umukecuru ameze nk'uwataye umutwe atangira gusoma umuhungu atabishaka. Umuhungu agenda asubira inyuma, abakomye agakapu ke kikubita hasi. Kikubise hasi ibyari birimo nabyo biranyanyagira. Umugore arebye ibyari birimo yaratunguwe. Umuhungu nawe atangira kugira ubwoba. Mu bintu byanyanyagiye hari harimo amafoto menshi y'umukobwa we ari ku ishuri. Umuhungu ahita amubwira ati ngomba kugenda. Ahita afata bage ye. Ataragenda nyina w'umukobwa aramubwira ati guma aho uri, ntabwo wapfa kugenda gutyo utaransobanurira impamvu. Muri ako kanya umukobwa we nawe aba arahageze avuga ati mama nibagiwe ibiryo byanjye nari kurya saa sita. Ageze mu rugo asanga nyina yarakaye. Umusore nawe yicaye ku ntebe. Umukobwa agira ubwoba, abona nyina yambaye imyenda y'ishuri yabaye nk'umunyeshuri. Umukobwa araseka aramubwira ati umukunzi wawe ukiri muto noneho yakugize nk'umusazi, atuma wambara gutyo?
Umukobwa arongera ararakara aravuga ati niyo ntagaruka nkicwa n'inzara. Ahita yivumbura agiye kwisubirirayo, nyina aramubwira ati uretse gato tugomba kuvugana. Umukobwa aramubwira ati tuvugana ibijyanye n'iki? Ibijyanye n'uko yaje kundeba mu idirishya nambaye ubusa? Nyina aramubwira ati oya, ahubwo ni ibijyanye n'aya mafoto yawe. Umukobwa aratungurwa aramubaza ati ngo iki? Aramubwira ati n'ibindi bintu byawe. Umusore ahita ahaguruka aramubwira ati iryo kote ry'ishuri ryo ntago ari irye. Umukobwa aramubaza ati ujya uza ku ishuri ryanjye? Umuhungu aramubwira ati yego. Arangije aramubwira ati ntabwo kuri wowe nagaragaraga, nta nubwo nari nzi uburyo wampa umwanya ngo nkuvugishe. Umukobwa amaze kubyumva aramubaza ati rero wahisemo gukoresha mama wanjye ngo uzabashe kubona ubwo buryo? Umuhungu aca bugufi abwira nyina ati mama umbabarire, ntabwo nari nzi ko bizagera kure gutya. Umubyeyi aseka arenzaho ariko ubona ko ababaye. Arangije amuha igikapu cye arisohokera. N'amasoni menshi asiga uwo musore ari kumwe n'umukobwa bonyine. Umusore yegera umukobwa aramubwira ati niki, ndagira ngo unyumve neza, naragukunze cyane. Ataravuga ibintu byinshi umukobwa asubira inyuma. Umusore aramubwira ati yego ndabyumva, nakoze amakosa, nyita umusazi n'ikindi kintu cyose ushaka nta kibazo, ariko umeze nka rukuruzi kuri njye, sinshobora guhagarika kugutekereza. Umusore arongera aramubwira ati ahari uri gutekereza ko ndi ikigoryi cyangwa ikigwari kutabasha kuza kukwirebera, ariko ndakwinginze agira icyo umbwira. Umukobwa arakaye cyane aramubwira ati ese uri ikigoryi nyabaki? Umukobwa arangije arisohokera. Agifungura ahita abona nyina ahagaze ku rugi. Ntabwo yari yagiye kure, ibyo bavugaga byose yarabyumvaga. Nyina ahagarika umukobwa aramubwira ati niki? Umukobwa aramusubiza ati niki mama? Nyina aramubwira ati akwiriye andi mahirwe ya kabiri. Umukobwa abwira nyina ati mama ntabwo ushobora gusubirana nawe. Nyina aramubwira ati apana njyewe, ahubwo amahirwe ya kabiri kuri wowe. Umukobwa aramubaza ati urashaka kuvuga iki mama? Mama we aramubwira ati rimwe na rimwe abantu bari mu rukundo bya nyabyo bakora ibintu utakekaga. Tekereza uburyo yakomeje agukurikirana. Umukobwa abwira nyina ati ariko naketse ko ushaka kuba uri kumwe nawe. Nyina aramubwira ati mwana wanjye, ntabwo bikomeye kuba wakwitanga ugakora ibishoboka kubw'urukundo rwawe rwa nyarwo. Igikomeye cyonyine ni ukutabona n'uwo muntu wakwitangira. Mu buzima bwacu bwa buri munsi tujye tuzirikana ko kuba umuntu yakora ibintu bidasanzwe akitanga, rimwe na rimwe agakora n'amakosa kubera gukunda, biroroshye kuba wamureka. Ariko igikomeye ni ukuzabona undi muntu ugukunda bya nyabyo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe aba akeneye andi mahirwe ya kabiri. Ariko nanone twibuke ko ibintu bidaciye mu mucyo bigora cyane kandi byageraho bikamenyekana. Jya urangwa no gukora ikintu kinyuze mu buryo bwiza, bizagufasha kudata umwanya aho udakenewe. Ndagushimiye kuba ufashe umwanya wawe ukareba ino video. Niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel cyangwa ukaba utarakora subscribe, wakanda aho handitse subscribe, tukajya tubana no mu zindi nkuru nyinshi nziza cyane tuzajya tubagezaho mu minsi iri imbere dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Like na share ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kubona ino video. Murakoze cyane, ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.